ibyanjye nta ibyawe amahoro burundu ku buryo tuvuga ngo ruhara mu mudendezo cyangwa ruhara mu bindi bintu. ntabwo nzi ikibazo kiriho kugeza ubu. yanjugunye nabi naba ntahanze arambwira ngo ntashaka ngo n'amarozi yanjye ngo naje nzanye ngo kuva nagera mu rugo rwanyu nta mahoro yigeze ngo nimbavire mu rugo nuko arasohora hanze. None se ahantu yagusoye yarakweje byuza hari amafaranga yaragwa bivuze ngo avuga ngo ahantu ugiye gufata icyumba uburyamye. Ibyo se yarabyitaye ntabwo yitaye. None se mubyeyi ntabwo yitayeho naturutse njyewe wowe nyine koko hari undi uhetse se umwuka mubi wavuye. none se urirukana umuntu nta kintu yagutwaye ntaho umuzi hari aho mwahuriye se? nta nubwo nshaka kumumenya kuko ese uriya kangana na mama wawe koko kangana na mama wawe nimba utubashye umuntu ungana na nyoko uzubahane tubwizanye ukuri. twubahane ntuzagereranye abatindikazi nka bariya baba baje bagwirirana na mama wambyaye. ariko ikintu kimbabaza nuko basi ntibuka iyo mba nibuka nkibuka hashize nkareba ko yabangiye yaba wowe yaba mama wawe twari abakire kubera ko wihenura nkaho wahoze ukize. ubona irivuzivuzi ni wowe utahiwe. ugomba kunsohokera mu cyumba, ugomba kumpera umugabo amahoro, ugomba kunsohokera mu cyumba cy'umugabo. ninjye winjijemo se? ndakubwiye ngo ugomba kugisohokamo byagenda gute. icyo nshaka ni ukumpa amahoro, ukampera amahoro urugo. narakwakiriye nka murumuna wanjye, wenda nanjye hari ibyo wigeze kumfashaho, niba utanabyibuka nzabikwibutsa, ariko enough is enough. aho bigeze biri too much, birimo biranjagaraza. njye ndabirushye kabisa. nawe ahubwo ugire ukurikira uriya mugore njyewe koko nta kibazo mfitanye nawe na kimwe. umugabo wawe kuba yanshyira mu cyumba cyawe nta ruhare mbifitemo. njye n'ibyo bibazo byose wabibaza umugabo wawe, apana njye mbifitemo uruhare. so urumva utazigera uva mu cyumba cyanjye? wanyinjijemo nansohora nzasohoka n'umutima mwiza, nta nubwo nzarikarama. rero mu gihe ataransohora wowe uransoramo nkande. harya yavuze ko umugore utwite ari ugomba kurara muri kiriya cyumba gifite maturinepa ituma umugongo utavunika. none se kudatwite urumva ngenda bigenderamo gute? reka nkubaze ikibazo kimwe. harya ngo nuko utibuka uko zubakwa? ntabyo nzi pe. ubu se wowe wari mu rugo rwawe ukabona umugabo araje arakubwiye ngo kubera ko ngo kanaka ngo atwite ngo reka bari urara muri iki cyumba, wakumva umeze ute? byagushimisha? mukuru wanjye njye nta kintu nibuka, sinzi ngo bafata umugabo gute, sinzi ngo bita ku bantu gute, nta kintu na kimwe nzi. iva guhora ushwana na koko rwose mba numva bitameze neza. rero kongera ibibazo mu bindi mba numva bibangamiye. ubundi kwibaza ikintu nacumuye ku Mana kugira ngo mpore nisanga kuri iyi mihanda rwose. nanjye mvuga ngo ni umubyeyi wanjye, rero ntabwo natumongera kujya imihanda, ntabwo natumongera kwandagara ngo ujye imisozi ujye hirya no hino. ibyo rero ntabwo ngushaka kubona hano, ahubwo ugira uhaguruke. ntabwo mvanga ngiye ngusize, ndasubira mu rugo tujyane. sanze nicaye hano urabona nimba bitangiye kuzana ndi kwibaza se ubuzerekera iby'imbeho ndabyumva. nga urankundi kuko wakubona kuko wicaye ngaha bavuga ngo ikigo uru narwo ni urundi rugahura. tugende ni ukuri hatajya no kubona wicaye ngaha.
ngiye niyo mpamvu mugomba kunyereza ibyo umugabo yambwiye nibyo nkora mu gihe ndindiriye bazi ko nararanuka bitaranyirukana none ushaka no kunyirukanisha igihe kitaragera ahubwo igihe kirageze ngo ujye gushaka uwawe mugabo icyo nazakora ntankuraho nzabyanga uriya n'uwanjye ngiye ntankuraho nzabyanga humura ese wagiye ku mugabo wawe wamunzaniye se nzagutwara nkwereke niba ari no kumufunguza nzamufunguza ariko si ko wahangayitse niyo mugabo nta kintu ndi kumumaza ni ukuri ahubwo igihe bazo wakaba bimubaza ati kuki nsora mu cyumba ukinjizamo Miki umugabo wanjye afite uburyo ndi buvuganemo nawe rero mugende mubivugane ngiye nta kosa mfite iyo ni warning ndimo nguha ni warning niba rero uri umuntu uri umugore w'umutima ufite ubwenge butekereza butacuramye nk'uko ubwawe bwacuramye umvire mu cyumba hano iyi nzu iyi etaje ifite ibyumba birenga 5 ufatemo ikindi cyumba muri byo ariko kiriya ukibagirwe ukibagirwe umugabo wawe mukimukana mu cyumba wagiyemo mukamuri kukiraramo kiriya cyumba mukakindekera kubera iki tukikurekeraza ariko reka nkubwire icyumba naryama ese we nta nubwo bigutera ikibazo kuza mu cyumba naryama ku gitanda naryamanagaho none se nakwinena gutura umuvandimwe wanjye ngenda gukunda ntago nkwinena Miki ukomeje kugenda uzana ikibazo cy'umugabo ese nk'ubu umugabo wawe aramutse amenye yuko wafashe icyumba cy'undi mugore ukagishimuta aramutse amenye kurarana n'undi mugabo byagenda gute yabifata gute ese ejo naramuka yihakanye iyo nda yawe nibyo bizagushimisha none se kutari kunyereka umugabo wanjye urumva njye ugira ngo mbikore iki nyereka umugabo wanjye ubundi ureko nabavira ubundi ukora ko nabereza icyo ntegereje umugabo wanjye ureko umugabo araryoha sinakujya muri byinshi tuba twaciyemo zibitano twaciyemo hari igihe nageze nanjye ubwanjye nkayavuganisha aho ndapfuye tu aho ndatambutse nanjye uzimbwira nkahita mvuga se uvuye none wa mugani Evi ariko nawe wowe ntibyadanje nibisaze kabisa cyane nakoze n'umwana udasanzwe numvaga nshaka gukira ku cyangwa ubona umenyera nka kuyora ukagira ngo komeze kabisa tu ubundi we tuza kuba twarabanye nakabera naguhamagara ngo dusangire ugahita uko ngo kunywa nka sima y'inganda ntabwo waba ubonye ntabwo waba unywa gutyo tubaye twarabanye nta nubwo wazajya ubasha gusoma ngo imanuke reka tubyihorere uriya muhungu iyo mvuze umuhungu jya umenya ko ari uriya wansuzuguye akajya kuntwarira umugore amajoro bararanye cyangwa inshuro zose bahuye agomba kuzishyura agomba kuzinyishyura mama ikibazo cyawe ni uko nawe ese mba ngiye kukugisha inama ari uko nishimye nyine mbwira maze simpari arabona agiye mama tuba twifasha kugira ngo tube abanyeshuri ba primaire erega hari igihe ibintu bikurenga mami ugashiduka wifashe nk'uri mu masengesho ubwo se ikintu cyakurenze ni nk'igi ndashaka kungira inama ku bijyanye n'iki mami ndashaka kungira inama ku bijyanye na Miki amaze iminsi ambuza amahoro antesha umutwe byamazeho amahoro nsigaye numva n'ubuzima bwanjye butakigenda neza kubera Miki ngo arashaka ko mwereka umugabo we
ngo arashaka yuko ngo mujyana ngo aho umugabo we ngo ari ngo niba ari no muri gereza ngo ajye kumusura ngo abe yashaka n'uburyo wenda ngo yamukurikirana ngo yashaka abantu ngo bakamukurikirana ngo cyangwa natwe tukaba twamufasha ngo kumufunguriza. Umugabo yabaye umugabo none narabimusezeranyije mami. Umusezeranyije iki? Namusezeranyije nyine ko nzajya kumumwereka. Mumwereke nyine. Sisi wawe musezeranyije. None se ari Arese ntabwo uzi ahari, ntabwo uzi ko ari wowe umufite se. mami none se ko nyikuza kandi mba nkuje mama wanjye umujyana wanjye kugira ngo tugende nyine ubu twamaze kubina itaci afite nimero yanjye nkagira nimero ye twumvikanye ko njye nawe nambwiye ko ngiye kumuha ikiraka kugira ngo abashe kubyumva ngomba kumwishyuza buri kimwe cyose ariko ndumva umujene ari wabirenga umunsi ngo iki ese kumva nawe n'ubundi abarenganya atese nkuko n'ubundi nawe wahura n'umuntu nawe gutya street mugahuza ukagira Xavier nawe nujya kumushaka sinzi wa nawe ariko ushaka ariko umuvuganira ubundi bite byawe hapi no kubona nyine umujene nawe ari gutangira ubuzima ari gufonda life ubuzima butangira ku mugore bageze ubuzima butangira ku mutungo wanjye nyine ko kurya ari kwishyura nyine ubwo nawe niyishyura ibyo yarize nta kare kose si uvuga gutyo ubundi wakari ibyo wahereyeho kurya no kwishyura nyine ugomba kwishyura kimwe cyose amajoro yose ugomba kumwishyuza akantu ku kandi ayabura ingoto nyikuramo jene kamubayeho wadaye ubundi yajya mu bakobwa areka gutereta abagore b'abandi yari yabuze abakobwa izihe plan ranchonations cyangwa uzabikora mu buryo bwawe nyine ariko ubwo niba nkubwiye ngo amajoro cyangwa se iminsi bahuye yose ngomba kuyamwishyuza akantu ku kandi n'ibyanjye bariye mbese ukeka ko buriya batarinjyaga n'umutungo wanjye ubwo ndi kuvuga umugore reka kurya no kwishyura byabura kabisa yandenze ubwo si bwo nyine mu by'ukuri uyu mujene ko mumaze kuba in touch muri kumuhereza n'akazi n'ibiki n'amakonexion mumaze kwegerana ugiye kumukorera iki wakaba yasobanukirwa n'ibyo nkubwiye ko kuba muhaye akazi ntabwo ari impuhwe mufitiye iva yakuroze bigeze aho ngaho urumva warataye umutwe bingana gutya ntabwo yandoze nyine yansindishije n'urukundo rero utaha umuntu ashobora kugutsinda mu buryo bworoshye umuntu akubwiye ngo umwereke umugabo wowe ushinzwe iki ku by'umugabo wawe ushinzwe iki ntabwo ushaka kuvuga ati ntabwo mbishinzwe
ndi kurebana n'urugo rwanjye nawe rebana n'ibyawe. Ese ubundi uzamenya kwivugira ryari ku buryo ushobora kubwira umuntu ikintu akacyumva? ubu se nzabimubwira byumve kandi ari twe twamubwiye yuko ahari cyangwa se mami wowe ndabizi n'ukuri kw'Imana ugira connection nyinshi. Shaka umuntu ukorera kwa Kabuga upange nawe basi ubwo badushakiremo akantu gasa nuko twamumushushanyije. None se kutarimo kungira inama hari ibintu bikurenga n'ukuri kw'Imana ubu se ubu ndabigirana. Ubuze nimba bikurenza ari wenyine nyirabyo njye urumva ameze gute buriya? Ese koko ibintu byose nta kimwe wakwifasha kereka uje kumbaza kuko ngo nta gisubizo kizima ujya ugira. Ndakigira rimwe na rimwe. None se waba ukigira ukabura igisubizo uhamika kagoje umugabo wawe? Nese namubwira ngo ukimana. Ntabwo mbizi si sobanura iki? Ntabwo mbizi nyine hari ubwo wayihanira se? Barayihanira ntabwo mbizi. Oya mbwira hari ahantu ugeze wumva byibuze bari guhana umuntu bamuziza ngo ntabwo mbizi. Erega ajya kubimbaza ntabyiteguye mami ntafite ibisubizo aho hafi ndi wite musubiza rero mpita musubiza ibinjemo nyine. Bakenze umwereke nyine ubwo arabizi. Genda umwereke nyine umugabo we suza ahari se. Ntabwo nzahari njye uwo nzahari n'umugabo wanjye ntabwo ari umugabo wa Meta. Ariko koko uzi n'ibindi? Niyo mpamvu ngewe n'umugabo wanjye nta muntu uzongera kudutanya. Ni ukukijyamo gusa cyane ibyabereye muri bya byabereyemo bi ariko igihe nakubwiye ko nta kintu cyabaye uzabyumva ryari. Ariko se koko Miki ubu waryohe bingana bite kubyo wumva ko ushobora kwirengagiza amafuti yose umugabo wawe yiba yagukoreye? Ese ko wambwiye ko ntabyo uzumenya gute ko umuntu aryoherwa? Nta rurimi ngira se. Ariko mana neza umuntu yakumva uburyohe gute adakoresheje ururimi? Ntumbwire ko ukoresha ururimi cyane da. Rimwe rwose ugomba kurukoresha ukumva uburyohe bw'ibintu byose. ndakubwira ngo ngiye gusubira n'umugabo
abyihanganira ariko iyo umuntu atangiye kwitera hagati y'umugabo n'umugore iyo biyunze avuga ati Miki niba ugenda gushaka wavuze iki ahubwo nyuma mbona ibintu bizanadukoraho none ukuntu twavuga cyane uvuga ngo umugabo wanjye agiye kubera icyo utavuga ko ari hano washeze cyane iyo umpamagara hanze sinka tukabiganira hanze ngo umugabo wanjye ngo ndamushaka ariko nibyo rata nibyo ugomba usanga umugabo wawe kuko umwana yazavuga tuzi ako kana rero sasa ikintu ngiye namaze kukabonera ngiye twaca nyuma yazo byinshi cyane zo zakita tuzi na mwana wanjye iryo zina kagomba kuzazaka iryo zina ni iry'ubutindi ndi mwise yarize yazarinda afatigure n'umwenda reba uko unganya ntujya uhindura imyenda wese we gutigeza ceceka wese unduganya icyo ceceka amagambo make sinicuza imana niyo murubara pe sisi we tukuzane ntitugize neza murakoze cyane kigomba kumenya cyo ni uko umugabo wawe naza ari buve hano mujyanye njye nta kibazo rega mfite muve hano mujyanye mbese ko kimwe mwaratinze kumuma utwe twaratinze kumuguha ese ugira ngo ibintu byose bigenda uko ubishaka buriya wamenya ibitambo byatanzwe kugira ngo afungure uza amafaranga twatanze kugira ngo bamurekure shana ukuri nicyo cyiza cyo kugira famiye gukunda ikwitayeho Imana ishimwe ubwo muri bujyane umugabo arabonetse nta mahire yirirwaga umubaririza umushaka bose pe ntabwo wari utubangamiye ariko kumutubaza cyane ibyo bitubangamiye nta bundi buryo twari dufite twamufashamo byihuse usibye kuba twashaka amafaranga tukayatanga kugira ngo ibintu byose bigende neza nta kibazo n'umukobwa we yansezereye mubwira ko nyine nagenda ari uko nyine nabonye umugabo wanjye ntacyo we naza mbabarire musohoke muhite mujyana ibyo ntubigire ikibazo nimbona umugabo wanjye uburyo mukumbuye uburyo nshaka kumubona nyine ntabwo nyimwibuka isura wenda mwene mumunyereka muramunyibuka ahubwo mbwira ni inzobe ni igikara ese ko ufite amatsiko menshi kandi nakubwiye ko agiye kuza ayo matsiko wahise agashira umubonye hari icyo bigutwaye mbona urubavu rwanjye ari umukumbuye cyane ubundi si ubwo ariko ndahita ngenda nta kibazo ndagiye kumuzana ariko uzi ko ugifite ibibazo byinshi kugeza uyu munsi reka ngemeze nk'umwana uzi nta kintu na kimwe nzi ibintu byose byateguwe wowe tuzi ko twabiteguye bari kubibona ni surprise irarenze wowe ntabwo wari umukumbuye ntabwo wari umukumbuye ntabwo byabura nari mukumbuye ariko kubera ko ntamwibuka isura ntazi ko nasa ntazi ko nateye ntazi wenda azambera ikiraro cyo kwibuka umumaro rwose azabigufashamo ntugire ikibazo kandi nawe aragukumbuye cyane cyakora yose nkubeshye pe nanjye ubwanjye ndaruhutse kubera ndaruhutse numvaga ngo ufite ideni ryo kuba nakwereka umugabo wawe numvaga ngo ufite ideni pe muri njyewe nta kibazo ni ukuri urabyumva ute se ko ugiye kubona umugabo wawe sinabwiye ko ndi kubyumva neza nanjye ndamutegereje nose bamaze gutunganya ibyawe byose ntabwo nari nzi ko mugiye kumunzanira nari kuzinga gute ntazi ko mugiye kumunzanira nindiye kagera hano ndahita ngenda nzinge sawa nta kibazo reka tumutegereze